toi ma petite sœur, humura ndahari. Twabuze maman tubura abura impanga ye, none na papa arigendeye, ariko ndahari humura. Hari ikintu nibuka papa gitangira kurwara yarambwiye ati ngewe ntago ntinya gupfa. Ati ntago natinya urupfu kuko nzajya mu ijuru. Mugemana icyo mwibukiraho yakundaga guseka. Mugemana yansangaga mu biro tukaganira. Mugemana nkamwibukira ku ndirimbo aho yabaga ahagaze hose ubungubu. Nziza ibi byose. Nitwa Yvonne Mugemana, aba ndi mfura ya Mugemana Charles. Uyu ni murumuna wanjye yitwa Mugemana Cynthia. Nari nifuje gutangira ijambo ryanjye nshimira abantu batandukanye bagiye badufasha muri iyi minsi twari tumazemo itoroshye. Ndashimira abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagiye batuba hafi, yaba ku ma message, yaba kudusura, kutuba hafi mu buryo bwose. Hanyuma ndashimira abayobozi b'itorero ryacu rya Église Adventiste, baradufashije cyane no kugeza kuri uyu munota. Imana ibahe umugisha. Ndashimira na equipe yakoranye na papa, equipe ya Rayon Sport, nayo muri ibi bihe baragaragaye cyane, nabo batubaye hafi. Hanyuma ndashimira umuryango wacu, aba oncle, aba tante, aba cousin, aba cousine bari mu bice bitandukanye, ndetse hari n'abafashe indege baza kwifatanya natwe uyu munsi. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Batubaye hafi kuva ku munsi wa mbere, turabirekonesa cyane. Hanyuma ndashimira ko hari umusamariya mwiza. Ko hari umusamariya mwiza, mwatweretse urugero rwiza rwo kubana, urugero rwiza rwo gukundana, kuko kuva umunsi bamenye uburwayi bwa papa batubaye hafi mu buryo bwose, kugeza n'ubwo baduhaye offer yuko bazajya baduha n'abarwaza rimwe na rimwe bo kudusimbura kumurwaza, kandi koko barabizirikanye. Ndashimira rero muri rusange inshuti zacu, inshuti z'umuryango wacu, inshuti zanjye, mwarakoze cyane kutuba hafi kugera uyu munota. Imana ibahe umugisha. Muri iyi minsi twari tumaze tuba turi mu rugo, abantu baje kutuba hafi bagiye bavuga kuri papa, bagenda bavuga mu buryo bugiye butandukanye, wenda bw'akazi cyangwa se mu bijyanye n'imirimo y'itorero yakoraga muri community yabagamo zigiye zitandukanye, ariko ndaza kwifuza kumuvugaho nka papa wanjye nabonaga mu rugo. Papa yari umuntu ugiye kumudescribinga, wavuga ko wamuvuga mu buryo ibintu yakundaga cyane, byamudekriva. Yakundaga Imana, akunda gusenga cyane, hanyuma agakunda umuryango we cyane, agakunda abantu muri rusange, hanyuma agakunda akazi k'ubuganga yakoraga. Yagakundaga cyane ku buryo ndaza wenda kubigeraho basobanurire mu minsi y'uburwayi level yagezeho afightinga, agerageza gukomeza gukora kandi ari kugenda faible. Hanyuma ikindi kintu abantu bagiye bamuziho cyane navuga ni ugukunda sport. Yari umusportif, abamuzi cyane barabizi, ndetse n'abatuye ahari hafi yo mu rugo bose usanga bavugaga bati turamubona buri gihe muri sport, turamubona ari muri marche. So ibyo ni byo bintu navuga wenda by'ingenzi bya mu describing. Papa rero yatubereye umubyeyi mwiza, ndetse njya mvuga ko yakoze inshingano ze akuba n'izindi nshuro nyinshi. Yakoze ibyo yasabwaga anarenzaho. Papa na mama bakoze mariage muri 1990,
hanyuma mama yitaba Imana muri 1998. Papa yari afite 39 ans, yari umugabo ukiri muto, yari umusore. Kuva icyo gihe muri 98 kugera umunsi yitahiye yatureze wenyine, yatubaye hafi, yaduhaye urukundo. Nta nubwo yatureze twembi gusa, hari n'abandi bavandimwe twagiye tugira umugisha wo gukorana nabo mu rugo. Twari abantu benshi mu rugo, ari umugabo ariko arabikora kandi yaratureze aturera neza. Imana yaramufashije, numva mbishimira Imana. Yari umuntu uri très discipliné, afite ubuzima buri strict, bufite formule. Niba nta munsi wajya kugira exception, niba ari kubyuka saa 12 cyangwa saa moya n'igice, niba ari gufata petit déj, saa 2 no kuba ari mu ivuriro, saa 6 no kuba ari ku meza, mu masaa 7 saa 8 no kujya muri entraînement za Rayon Sport aho bazikoreraga. Hanyuma mu mugoroba akenshi abazi mu Nzove yakundaga kuvayo n'amaguru, akaza akagera mu rugo. Nta hantu harehare cyane, ariko yarabikoraga buri gihe. Antuka nka 3 cyangwa 4 mu cyumweru, ugasanga abantu benshi baranabitangarira, bamwe bakanamucaho bakagira ngo ari kugenda n'amaguru gusa kandi yasize imodoka. Bati se muganga tuguhe lift? Ati oya, kuko ibaze kubona umuntu ari nka muri biriya bice bya Norvège, uzi ko ataha hano hepfo hafi ya Cosmos, uhita utekereza ko wenda ari kure kandi ari kugenda n'amaguru. Ariko yabaga ari muri sport, abenshi yitaga bibasobanurira. So yari umusportif rero, ku buryo mu burwayi bwe abantu benshi bagiye badusura, wumvaga batakira umuntu wakoraga sport kuriya nawe kuba yageraho akaba faible. Ariko niyo mibiri twambaye nta kundi. Yari afite slogan yakundaga kutubwira, harimo prière, discipline, travail. Nibyo bintu yagenderagaho, kandi koko twarabibonye. Ntabwo yabitubwiraga gusa, ahubwo nawe yarabipratikaga. So tuzakumbura byinshi bye, tuzakumbura inama ze, tuzakumbura affection yaduhaga. Yari umubyeyi uri very protective, ubona haranira kuguma duproteja. N'ubu twaranakuze ugasanga aracyashaka kugutritinga nkaho uri umwana. Ngira ngo ibyo byose bisobanura urukundo yari afite. Tuzakumbura byinshi bye, ariko hari umurage yaduhaye, hari byinshi twize tuzifashisha mu myaka izaza. Hanyuma ntabwo nabura kuvuga kandi kantu kamudescribingaga. Yari umuntu uvuga make, ariko akaba anacishamo akablaga, akagira humour, akaba ashobora kuvuga ikintu umuntu akamara igihe abyibuka agaseka. Ndibuka atangira kurwara, tukiri atararemba ngo abe hospitalisé, twagiye tujya mu mahopitali atandukanye. Une fois tuvuye Indera kureba umuneurologue, turi mu nzira kandi ubwo ararwaye, ari faible, nabwo tubwira blague, numvishe nifashe kuyiba sharinga. Ubwo abajya bamenya iby'imipira kuko nibyo yabagamo cyane, atubwira inkuru y'umuntu muri Coupe du Monde yo mu 2002. Ngo hari umukecuru bahamagaye kuri radio, ngo baramubaza bati se uri gukurikirana igikombe cy'isi ukuntu kiri kugenda? Ati yego. Ati si baramubaza bati si urebye ubona ari ikipe izagitwara? Uwo mukecuru ngo arababwira ati use mwebwe ntimubibona, ikipe ni Rayon Sport. Ubwo yabaga ari kutubwira izo blague, kandi tuvuye kwa muganga dufite panique. Nyine wasangaga ari umuntu adashaka ko tubona ko ari kugenda aba faible. Nubwo bwose yabaga faible, ariko agashaka gukomeza dusetsa, agashaka gukomeza tuganiriza ibintu. Ariko noneho akajya yarasigaye akunda kutubwira ibintu wumva bimeze nkaho hari ikintu ari kwitegura, wenda niko nabyita. Akunda kutuganiriza ibintu byinshi cyane birusha nuko mbere yatuganirizaga. Nuko nyuma rero ni byinshi navuga kuri papa, ni byinshi, ariko yari umugabo w'intwari, w'indashyikirwa.
yatubereye umugisha ukomeye. Ngiye nkunda kuvuga ngo niwo mugisha wa mbere ukomeye nagize mu buzima. Ndashima Imana yamuduhaye nk'umubyeyi, yatumye tumenya urukundo, atuma twiga ubuzima, atwigisha ince zose z'ubuzima, atwigisha, aduha ubuzima bwiza, ariko anatwigisha ko iyo buhindutse ukomera. Yatweretse inzira zitandukanye z'ubuzima. Ndaza kugera ku gice cyo igihe yatangiye kurwara. Papa yatangiye kurwara ku itariki ya mbere z'ukwa munani. Icyo gihe ntabwo abantu benshi bahise babimenya. Yari umuntu wanga kuruhanya, yari umuntu wanga ko abantu bamenya ko yarwaye. Ugasanga niba tunagiye no kwa muganga ntari gushaka ko abantu babibona, ati ntabwo nkunda ko abantu bamenye ko narwaye, ati baza umuntu kureka akazi ke waje kunsura, ati mba numva ibyo bintu ari ukuruhanya. Noneho ku itariki ya mbere z'ukwa munani mu masaa 10 za mu gitondo nibwo twamujyanye CHK, hanyuma aba hospitalisé pendant 2 jours, bahita badusezerera. Umunsi wa gatatu twari dufite urugendo n'abandi ba familie, ngiye kumva numva arambwiye ati nanjye turajyana. Ndamubwira nti se waruhutse ko ubona ukinaniwe? Ati oya, atahubwo ni nanjye ubatwara. Tugenda dutwaye, ariko mfite inquiétude. Noneho yanambujije kugira undi mu familie mbibwira ari njye njyewe ufite inquiétude, ariko abakuze banjye basa nk'ababihemaka, barabibona ko afite faiblesse. Noneho nyuma rero nibwo muri icyo cyumweru cyangwa 2 ibintu byagiye bitangira kuza bihinduka. Ku itariki 15 z'ukwa 9 hari mu gitondo kuwa mbere, arabyuka aza muri chambre yanjye irebana niye, nkanguka mbona ndi iruhande, mpita ndikanga, ariko ubwo hari habanje kuba ayandi masinye menshi y'uburwayi. Ndikanga, ndamubwira ntibigenze bite? Arambwira ati nta kibazo, humura. Atariko numvaga twajya kureba umuneurologue w'Indera, twarigeze kujya kumureba uwo docteur. Ati numvaga twajya kumureba tukamwereka resultat za MRI twakoresheje. Ndamubwira nta kibazo, tugende. Tugezeyo nibwo yafashwe afatirwayo, turi mu biro bya muganga. Ararimba cyane. Kuva icyo gihe iyo tariki nibwo yahise aba hospitalisé. Après 1 semaine badutransfera à CHK. Ubwo kuva icyo gihe ngira ngo twatashyemo nk'icyumweru kimwe gusa cyangwa n'indi minsi 4, ikindi gihe cyose twari turi CHK. Ubwo hagati ndibuka uko gufightinga nari mvuze yagiraga mu kazi. Umunsi umwe twari tuvuye kuri rendez-vous y'umuneurologue, ndi kumwe n'umukuze wanjye witwa Bientôt yari yaduherekeje. Turinsista, turamubwira tuti se ko tuvuye kwa muganga, yari yatangiye kuba faible no kugenda birimo biramugora. Ndensista, ndamubwira nti wambabariye tugataha ukaryama. Arambwira ati oya, ati dufite match, ati ahubwo twihute njye kwishanja ngende kuri match. Turinsista, tuva Indera turinda tugera hariya mu rugo, ndimo ndambwira nti wambabariye. Arambwira ati oya, ati ngomba kujyayo. Icyo gihe mu driver mugezayo. Noneho ndamubwira nti match nirangira uratubwira tuze kugufata, kuko we imodoka ye yari yayisize mu rugo. Noneho arambwira ati ndareba, ati cyangwa nshobora no kumanukana n'undi muntu. Uwo munsi ndibuka neza Rayon Sport yari yakinnye na equipe yitwa Vipers. Noneho papa ava kuri match kubera ukuntu atararimo arakira ko ari kugenda aba faible, yanga kugenda mu modoka, amanuka n'amaguru. Bari bakiniye kuri Pele Stadium. Noneho amanuka n'amaguru agira ngo yongera gukora ka marche, yongere yumve ahantu imbaraga ziri kugarukira. Mbona aje mu rugo, ndamubaza nti se ntuzanye nande? Arambwira ngo aje n'amaguru. Biranyenerva cyane, bintera ubwoba. Ndavuga nti subu yagira ikibazo mu nzira. Arambwira toya, ati nashaka kubigerageza, atariko ati sinzongera, ati mbonye byari bigoye. Hanyuma uwo ni umunsi yagiye kuri match bwa nyuma. Umunsi yaje kuri église nabwo bwa nyuma, yaje ari samedi, dusigaye mu rugo njye na petite sœur.
ubundi twari tumenyereye ko nyine aza culte irangiye nk'ibisanzwe. Njya kubona mbona saa 5:05 aragarutse aza ku cyumba, ubundi imbere nta nubwo yajyaga apfa kwinjira mu cyumba cyanjye, ariko icyo gihe yarasigaye ubona afite inquiétude, hari n'ibintu biri kugenda bihinduka. Araza ku cyumba arambwira ati ngeze igihe numva muri eglise ngiye kwikubita hasi, ati birananiye mpise nsohoka. Icyo gihe ndibuka ko ari bwo bwa nyuma, ariko twahise noneho dutangira kugira ubwoba cyane, kuko yari umuntu ukunda eglise, yari umuntu utekereza ko yanasiba yahomba umunota umwe muri eglise. Ndavuga nti buri ubwo ahagurutse nuko byari bimeze nabi cyane. Icyo gihe tugira panique, ariko numva ndashaka kumureconforta, kuko ntekereza ko umuntu urwaye aba akeneye abantu bamuha icyizere kurusha uko nafokasinze kuri emotions ze kurusha uko mfokasinga ku zanjye. Ndamuganiriza ndabwira ni humura, turagerageza turashakisha, ntidufate n'izindi rendez-vous, tugende duhamagara aba neurologue bose tuzi, aba neurochirurgien. Ubwo turagerageza tujya Faisal, tujya CHK, tujya dusubira Indera. Hanyuma no muri iyo minsi nabwo ndibuka umunsi wa nyuma yagerageje, yari umuntu azwiho kumenya gukura amenyo. Umunsi wa nyuma nabwo yakuye umurwayi biramunanira, afata kuko ikibazo cyari kiri parti yari kugira ikibazo ni parti y'iburyo, kandi akaboko niko yakoreshaga cyane. Hanyuma araza arambwira ati atuzi ko nk'uyu murwayi bikananira. Ibyo byose tugenda tubona izo changement. Ikindi gihe gutwara imodoka nabyo bigeraho biranga. Donc byagiye bize étape par étape, tubireba tugira ubwoba. Nabivuzeho, nari umuntu mbere iyo bambwiraga ngo papa wenda ubwo mbaye ntari hafi, ngo papa yarwaye grippe, narapanikaga kuko yari umuntu utarajya gurwara atolo. Kugira ngo umenye ubundi ko yarwaye byari ibintu bibaho gake cyane, nuko yabaga yasibye entraînement za Rayon Sport. Iyo bavuga ngo yasibye entraînement, nahita nkavuga nje byose yarembye, aho nabandi hose nagomba guhita mboneka vuba tukabanza tukamenya ibyo ari byo, ariko byabagaho gake. Yari umuntu uri en forme cyane. Ubwo rero no kumbwira gusa ngo grippe bikantera ubwoba, tekereza rero kubona izo process ziri kugenda ziza umunsi ku wundi, ntabwo byari byoroshye na gato. Ariko nkajya nsenga Imana. Ndibuka hari isengesho, hari ijambo nari nsigaye mvuga buri munsi mu isengesho ngiye kujya CHK kumurwaza. Narasenga nkavuga ni Imana unkomeze kugira ngo nkomeze papa, undinde gucika intege mu maso ye. Numvaga it was the only thing I could offer, kuko yarakeneye support iri emotionnel, nta kindi twari gukora. Hanyuma ubwo twaje kujya CHK tumarayo igihe, biba ngombwa ko amukorera operation. Hanyuma ndibuka yajya muri operation, ndamubwira ni papa t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aragenda aragaruka. Kuva yakorerwa operation bagiye babivugaho, ntabwo yigeze yongera kuvuga. Rero ntabwo byoroshye, kuko umuntu nka papa wabaga ufite byinshi byo kubwira abantu kandi by'ingirakamaro, kumara ayo mezi yose tumuri iruhande adashobora kutuganiriza. By'umwihariko twebwe hari byinshi twari dukeneye kuvugana nawe. Hakaba hari igihe numva mfite ikintu nshaka kumubaza, ariko natekereza ko nananirwa kunsubiza ari bube frustré, nkahitamo guceceka kugira ngo bitamutera ikindi kibazo nanone. Tubibamo. Ndashimira cyane tante mama Safi, kuva umunsi yamenye ko papa yarwaye yagiye mu bitaro, yahise areka ibintu byose, gahunda ze zose zishyira ku ruhande, araza aramfasha turwaza papa. Ndetse na oncle Samuel, papa Alliance, kuva ku munsi wa mbere babimenye kugera ejo bundi yitahira, bari bahari, nta munsi n'umwe basibye. Baramuririmbiraga, baramusengeraga, yaba mu gihe yaba ameze neza, yaba mu gihe cy'uburibwe. Ndabashima cyane, baramfashije.
babivuzeho nubwo bwose papa atashoboraga kuvuga, ariko ijambo amen yararivugaga pe. Igihe cyose umusengeye, hanyuma hari n'ikindi gihe yashoboraga kuririmba indirimbo zo mu gitabo. Abantu twese ntitwabyumvaga, umuntu burya adashobora kuvuga ariko akaba ashobora kuririmba. Akajya agira igihe rimwe aducira amarenga tukaza kumenya indirimbo ashaka, bakayiririmba ukabona arishimye cyane. Tante rero yamubaye hafi, aguma amusubizamo ibyiringiro. Hari ikintu nibuka papa agitangira kurwara yarambwiye ati ngewe ntabwo ntinya gupfa. Ati ntabwo natinya urupfu kuko nzajya mu ijuru. Ndabyibuka aranatubwira ati ngewe nabayeho imyaka ihagije, ati ndashima Imana ubuzima yampaye. Ati ahubwo mujye mwihangayikira mwebwe, muracyafite urugendo. Rero ndashima Imana cyane ubuzima yamuhaye. Ndashima Imana ko yabayeho akora ibyo akunda, umwuga w'ubuganga yawukundaga cyane. Yabayeho aba mu itorero, akundaga itorero cyane. Yabayeho amasaha menshi aspendinga muri equipe akunda. Numva mbishima Imana nubwo bwose periode yo kumurwaza itari yoroshye na gato, ariko ndashima Imana ko yampaye ayo mahirwe ndamurwaza mu biruhande, kuko byarashoboka ko nari kuba ndi kure, kandi kuza hakaba habamo complication nyinshi cyane. Nabuze mbibwira abantu, ndababwira ariko ubu papa yarwara ntahari, mwari kuba mufite abarwayi babiri, kuko nanjye nari guhita ndwarira hano, nari kuba ndi nagezaho. Nshima Imana ko nibura iyo mbyutse ngiye sehashika kumureba nkamubona gusa, nkumva byonyine ndabishima Imana. Ejo bundi yitahira twaratashyinguye inshuti zanjye, ntabwo ndabyumva, n'ubu ngubu ndimo ndumva ejo nzasubira sehashika kumusura. Hanyuma iyi minsi yose ndasenga nkisanga ndi kubwira Imana nti papa umurambike ikiganza cyawe cyera gikiza, kubera kubimenyera, kubera kubimaramo igihe, nkisanga hari ukuntu birimo biragaruka. Periode yo kumurwaza ntabwo yari yoroshye, ariko ndashima Imana cyane ko yatubaye hafi. Imana yarigaragaje, yigaragariza mu bantu. Abantu mwese mwadusuye ku bitaro, abohereje ubutumwa butandukanye barabibonye, kandi twagiye tubasabira umugisha cyane. Yakundaga abantu bamusuraga. Hari igihe byageraga nko muri après midi, amasaha abantu bataratangira kuza cyane, akajya mbaza ati nta bandi bantu se bari buze. Yabaga ashaka abantu, yakundaga abantu. Ababibonye mwabona uburyo igihe cyose yabaga yorohewe, yabaga ari souriant, yabaga amwenyura, yabaga duhobera, yabaga dufata mu ntoki. Tumbwira ko tumukunda, turamusengera. Ni amahirwe nayo akomeye cyane. Rero ikintu navuga ni uko Imana nishima cyane kuko yamuduhaye nk'umubyeyi. Tuzamukumbura cyane kandi turamukunda cyane. À toi ma petite sœur, humura ndahari. Twabuze mama, abura impanga ye, none na papa arigendeye, ariko ndahari, humura. Ibyo Imana izanshoboza nzabikora. Hanyuma nizeye ko tuzababona, twizeye ko tuzababona ku gitondo cy'umuzuko. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ntacyo Imana yaciyoberwa, kuko yo ntabwo igitungurwa. Byose irabizi, izira impamvu y'uyu mubabaro dufite uyu munsi. Yego nibyo, ubuzima ni bugufi, niyo mpamvu dukwiriye gukora iby'ubutwari. Kubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho. Imirimo yacu izaduherekeza, uyu munyabigo
izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Mugemana Charlie yakoze iby'ubutwari byinshi mu gihe cye, mu kuririmba ndetse no kubwiriza no kuyobora ibitaramo bitandukanye. yagize uruhare mu iyubakwa ry'insengero, no kuri uyu mubyeyi yarakoze cyane. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Ubimari biraharanirwa, dukora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. izahanagura amarira yose ku maso yawe, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Bizera mureke ubunebwe, dukorane umwete igihe kikiriho. Twubake ubumwe, turangwe n'urukundo, ubuzima bwacu bube mu Mana. Umunsi ku munsi turatungurwa, twitegure tugihumeka. Tubintwari biraharanirwa, Kora ibyiza, kora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu yose izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Ubimari biraharanirwa, kora ibyiza, kora ibyiza uyu munsi tukiriho, imirimo yacu izaduherekeza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Uyu munyabigwi atubereye isomo, Mana uzaduhe iherezo ryiza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.